Igihembo cy'umwavoka mu Rwanda ni amafaranga 500,000, ariko abaturage mu ngeri zinyuranye bagaragaza ko ayatari buri wese wapfa kuyabona. Umwavoka Jehe numva bahera ngo kuri senyisa ubundi miliyoni. Nk'urugero umuturage yagiye agira ikibazo bikaba ngombwa ko yakenera umwavoka, kandi umwavoka kubera ko ahenze ubundi birangira umuturage cya kibazo yari afite akihamaniye kubera ko ntabwo yabasha kwigondera uwo mwavoka. Oya cyeka nk'abantu bari mu cyiciro cya mbere nibo njya numva bavuga ngo babaha abavoka b'ubuntu, wenda bakaba bamwishyura noneho uwo mwavoka akamuburanira, wenda yimba hari n'icyo azakuraho kinyishyuye bakaba leta yamwishyura nyine, bakaba ariho bahura, leta wenda ikabaha makeya wenda. None se niba umwavoka ahenze wa mugabo we kandi nta mikoro afite yamukura hehe? Kandi ikindi cya kabiri nakubwiye ngo n'ubushobozi buke bubaho, haba hari abatazi gusoma ku buryo atamenya hashobora gukurikiranira urubanza rwe. Kuri ubu mu Rwanda umuturage ugonganye n'amategeko ari mu cyiciro cy'ubudehe cy'abatishoboye iyo afunzwe ahabwa umwunganira mu mategeko ku buntu. Gusa ariko umuryango Serura uharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko ugaragaza ko mu bushakashatsi wakoze wasanze gutanga ubufasha mu by'amategeko hagendewe ku byiciro by'ubudehe harimo ikibazo, ngo kuko hari abaturage bashyizwe mu byiciro by'abishoboye nyamara batishoboye, cyangwa hakaba abandi baba bishoboye ariko bafungwa bagahura n'ubukene butuma babura mikoro yo kwishyura ikiguzi cy'umwavoka. Ku bw'ibyo bagasaba ko politiki igenga ubufasha mu by'amategeko yavugururwa. John Mudakikwa ni umuyobozi nshingwabikorwa wa Serura. Usanga hakwiriye kwigwa ibindi bintu byagishingirwaho umuntu yakwemererwa umwavoka, kuko tugendeye gusa ku cyiciro cya mbere cy'ubudehe ntabwo byaba bihagije. Umuntu ukurikiranyweho ibyaha hari igihe usanga afunze adafite uburyo bwo kubona amafaranga. Kagaragaje ko muri politike y'igihugu gufasha bw'amategeko hari hateganyije ko hazajyaho ikigega cyunganira cyangwa se cyitanga amafaranga cyane cyane ku miryango ya société civile cyangwa se urugaga rw'abavoka n'abandi batanga ubufasha mu by'amategeko, kugira ngo bibafashe mu by'ukuri gutanga serivisi, kuko twabonye ko ikiguzi cyane cyane byerekeye no gutanga ubufasha mu by'amategeko bisaba amafaranga menshi. Minisiteri y'Ubutabera nayo yemera ko atari buri wese wapfa kwigondera ikiguzi cy'umwavoka, kandi nayo ngo isanga hari ibisubizo byinshi byaboneka mu gihe politiki y'ubufasha mu by'amategeko yabivuguruwe. Nabahira Anastasi ni umuyobozi mukuru ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabera muri Minisiteri y'Ubutabera. Igiciro cy'umwavoka koko ntabwo kigirwa n'uwo ari we wese, ariko dushobora no kwirinda kugira avoka, kwirinda ibyaha, birinze ibyaha birinda no gutanga igiciro cy'umwavoka. Hari ibisubizo byinshi bizava mu kongera gusesengura neza politike y'ubufasha mu by'amategeko yari iriho, tukareba ibikijyanye n'igihe bikagumaho, tukareba ibyarangiye, tukareba igikeneye gushyirwamo imbaraga tugashyiramo imbaraga. Buriya ntabwo tuzagira umubare w'abanyamategeko ungana n'abaturage bashobora kugongana n'amategeko, ariko ni ibiteganywa n'itegeko nshinga ko nibura ku byiciro bimwe by'abanyarwanda, abana, abatishoboye n'abandi bari mu ntege nkeya bagomba kugenerwa umufasha mu by'amategeko. Mu isuzuma rya gatatu ngarukagihe ku burenganzira bwa muntu rikorwa n'umuryango w'abibumbye rizwi nka UPR, u Rwanda rwasabwe gushyiraho uburyo butuma umuturage uwo ari we wese mu cyiciro arimo abona ubutabera bwizewe. Daniel Hakizimana, Flash TV.